gukoresha umwuka byinshi. Oya reka nzirike ku buryo byinje se bazi bitakubabaza. akora umuntu w'ikomanga. Injira ntabwo afunze. Gutyo ni sawa. Yeah. Okay. What? Tuje kubasuhuza gatoya. Mutubabarire twari twaruguye. Nimuteye muturukaye. Turabatura ntabwo dutuye kure cyane. Urabaki urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ni mu ntonganya gusa ni mu muriro. Nitwa Fandedan, ndi umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyaha bigenda byiyongera umunsi ku wundi, ariko natwe ntituryamye. Ngiye gukoresha ububasha bwose mpabwa n'amategeko. Buri munyabyaha wese aryozwa ibyaha byose yakoze. hose barambuza rikeye wahasanga ikosoro ukayirangura. Ntabwo dutuye kuri dutuye hano hafi aha ngaha. Nitwa Dani. narabivuze buri gihe neri ugarutse hano ute koko inzira ukuzanye hano ni yahe koko akuye umukobwa yabaye ate igihe wabimbwiraga ntabwo wabyemeye none nawe ndibe nguyaje gukora icyana mana yanjye komereka twaragukuye mu buzima bwacu garutse bute koko ufite kuri gaterana uje uri guteranuka we shini biki mana yanjye Yesu ndabazi karatuzi Mr. Rich, gerageza tuvugane gatoya. Uvugana iki nandi waraza ubundi umusaza umukuye ari byo nifuza ko tuganira mu mayakanya kusibira ariko uganira iki nabandi ushaka iki nje nifuza ko tuvugana muvuge niki se ntago ndi bubatindire rwose n'umwanya muto rwose umuntu ugira gutya yajya ugushiduka abantu bakuri ubu se umuntu azabigenza aho twahereye uyu mukobwa agarutse mu buzima bwacu koko Neli bandi tumve ryo zina nari nabwo narimenya ryo zina rye ntago ndizi ariko munyemereye ko ari byo twaganira ubu wagendanaga n'umuntu utazi exactly kandi mwese nyamara abo bantu nibushaka wowe wiyita umuturanyi ushaka ko wowe uri gisambo oya ntago ndi gisambo nimba yaribagiwe hano habwiwe niki nimba utazi izina rye utazi aho akomoka aho habwiwe niki nyine mwanyemera se basi nkabibabwira tukavugana hanze ukavuga ibyo uvuga utubwira ibyo utatubwirira hano ushaka ko dusohoka tujyayo ari byo nshaka kugira ngo tuganireho kandi nawe none bimwerekeyeho gusa ariko bitewe n'ikibazo gihari nifuza ko tuganiraho ndabinginze munyemerere tuvuganire hanze ku buryo utavuga hano yumva nawe ibyaba byiza nuko twavugana twenyine tugende umva ntago batindira rwose umunota nk'ibi narira cyane naganya
cyane ntatsikiranga nacumbagira igihe cyose niri mu icumbi na karoti na dodo mugure uri kimera kumukunda ikimamahoro mu mutima ikinkomeza kikanera gushikama ngakomera ikinkomeza kikanera gushikama ngakomera mumvura mbere umutaka mumunyerera mbere inkoni isaya mfata ukuboko ngo narohama ndamukunda ngwino mubwire yewe yego ndamukunda bro ntabwo tuziranye njye nitwa Dani naje hano ndangije mu minsi ishize nagize impanuka y'imodoka ngo nguriye umukobwa then mfata umwanzuro wo kumukurikirana kugira ngo ndebe gerageze gukosora amakosa nari maze gukora ariko nyuma ukamwanga bambwira ko atibuka atayizi atibuka ibyamubayeho and all that sibyo ku bw'amahirwe aravurwa arakira ariko n'ubundi akomeza kwibagirwa ubwo rero yaciye igihe ari muri therapy igerageza kwibutsa kumwe n'abaterapeute tumufasha muganga akamubwira ko agira flashback y'umuntu yakunze ubwo rero dugerageza gushaka amakuru ku investigation niko kuza hano sibyo ntabwo naje kubasagarira I don't mean no disrespect to you kandi ari byo urimo okay biragaragara nkaho nabasagariye kandi ndabyumva na reacting nkamwe n'ubundi ariko ntabwo ari cyo nagambiriye njyewe ni kugerageza gufasha gusa kugerageza gukemura ikibazo nateje nta gikomeza twe sibyo bari batubwiye ko rire gushaka umuntu yakunze cyane ngo bishobora kumufasha kugarura ubwonko bwibutsa niyo mpamvu naje hano urumva imitwe mu nzu zose waciyeho uraje usanga hano ari ugomba gusa guteka imitwe none se cyangwa urashaka ko natwe tuvuga amagambo menshi nk'abayobozi oya ndumva utangiye no kurakara ntabwo ari ngombwa sibyo ntabwo nshaka kukwataka uri mu rugo rwawe ntabwo nshaka gusuzugura bro sibyo nuko njyewe ndi kugerageza kuba inshuti nziza gusa nta kindi njyewe nagendeye ku makuru nahawe ntabwo nzi but obviously bigaragara muraziranye kuko bitewe na reaction mugize ariko uburyo muziranye njye ntabyo mbiziho urishwa neza uriya mukobwa ntabwo muziranye no nabirekana noze na report zo kwa muganga rekana naba n'abanyamitwe kusobona nkabona ubabona njyewe nakurangije kare gutarunabiza ahubwo ikiza kiruta n'ibindi sibyo uri no kudutera igihe ibiza no kumwa kwitahira rero nakora atwabari fata bo mwazanye mwese mwigendera ingoni nyinshi mugende muteka imitwe nta bindi bibazo dushaka ibyo twaciyemo birahagije icyo mwakora no kwigendera mwaretse nkagira akantu basa utadusabye ntongere gusubira mu magambo wavuze amakuru yawe meza neza se ukorera ahangaha nkorera hano wa mukozi wanjye yari yambwiye ko nshobora gusanga hano hafi ndatahangaye ni hano nkorera iyo ntacuruje iyo utacuruje nese ubu wariye ko mbona saa sita ndabona zageze wariye buriya oya ntabwo ndarya ntabwo ugifata pause se ndayifata urayifata nese ko nifuzaga ko twasangira ibya saa sita hariya ruguru mfite ibiryo mukecuru aba yampfunyikiye uburyo bitakunda ko twasangira ntabwo natuma ibiryo bipfuza keka nshaka ko tubisangira nifuza ko twaba turi ahandi hantu
nari nateguye tugasangira ibya sasa. Ntabwo byakunda mvara mfite ibyo mukecuru yamfunyikiye nibyo ndi burye mu kanya. Basi se akazi karangira sanga he ngo wenda tubishyira nimugoroba. Karangira saa 11. Uko biri kose ntago naje guta umwanya hano sibyo kuko I'm a very busy man mfite business zo kurana ariko icyo ngiye kubisabira ni kimwe mwafata akanya ko kubitekerezaho sibyo ndagusigira business card yanjye if you ever feel like ushaka kuba wabivugaho cyangwa ari ibyo mushaka gukemura I'll be open to hear it. Ntago nshaka kubaforcinga mukuru wanjye ntago nivuze kubaforcinga ariko icyo nifuza ngo ubisabire gusa take your time ubitekerezaho. Ako nawe ufata umwanya usohoka. Okay Sibyo? Alright nta kibazo rwose ufata nawe mwazana nyumwese hanze. Can you imagine? Ngwino ngo computer mbazanira. Nari nakenera nabonye iri kugenda gake kuntu uzari ko kimwe Ego ababikoze nasanze barimo babikora. Prince iyo utatse gutyo hari ikintu ugiye kumbwira. Nuko nabonaga mwarimu uhuzeho gatoya. Talk to me. Urahugutse? Mbwira nta kibazo. Ya. Bose. Bo biragoye birakomeye kubivuga nonaha. Ariko nkubwire ko nk'inshuti yawe magara ntabwo nakwemera ko ugwa mu ruzi urwita ikiziba. Sinakwemera ko ugwa mu cyobo kandi mbibona abanyarwanda baca umugani ngo aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Kandi hari n'ibishoboka ushobora gutuma umugabo mugenzi wawe adatsikira. Ndagira ngo nkumenyeshe nkubwize ukuri ko turi kumwe n'umugambanyi ushaka kugira uruhare mu kwangiza iyi kampani yacu. Inde boss ntabwo byakunda se ahubwo ko tubishyira nimugoroba saa 11. Nimugoroba. Rero hariya mfite utuntu ndibuze kuderivaringa. Hari utuntu nari mfite ndibuze gutanga nshoje akazi. Rero bishobora kugora kuko nta nubwo nkunda gutaha nijoro. Bon, basi reka tubishyire ejo. Tuzareba nta kibazo. Ejo. So ubu ufite itikera? Itike. Hari amafaranga nari mfite. Uzatega akamoto. Sibyo? Merci. Yego. Sa ubwo uzambwira ejo. Kanera gushikama ngakomera itingomeza zikanera gushikama ngakomera. Ndagukunda ntabwo nakugambanira. Prince urasa ku ntego ninde ushaka guhirika kampani? Buriya afite deal arimo akina na Anita ku buryo yamubwiye ngo aze akudrage
akwikundisheho nawe ugire ngo aragukunda ugire ngo umuntu wawe ibyo byumvishe se wabirose noneho nonese wari uzi ko uyu mwana Anita afite wari uzi ko ari uwawe no yes ubu noneho uri aho ngaho ngo uriya mwana ngo ni uwawe ubu ngubu koko ugiye kugira gutyo uhimba utuntu I have fact. Okay. Boss, I have fact. Prince ninjya nkuramo amadarubindi uyu umenye ko ngiye kuguha icyo bita urugamba OG ubu ngiye kuguha inkuru itari bya bindi byo kuvuga ngo Prince ngo ndahimba ngo Prince ngo macakisha ngo mapapira ngo nkura hiyo maze iminsi nigirayo kwa Anita uriya mwana niriwe musa niba uzi ya minkanyari yo mu gahanga ukabona akananwa ubutama bufobaganye ndarebye kugeza ubwo umwana muperereje ngera no kumuromba ku kiromba nzamura agapira niromba niryaruwi neza wumve ngo iromba kuriya rero nkirumbaraye niryaruwi ibyo mbifite gihamya ni ukuvuga ngo noneho byiza aho ugenda ugakuramo imyenda wawe urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye Hakwiye wanditse nkagenda niba udashaka kwemera neza kurenze ndeka oya aba niwo nkiva mu kazi nawe ucitse nsanga uri kurazinga ibyawe nta bukwe mfitanye nawe sibyo ujya nushaka kujya mu kugatera ikigo wakwihangana tuvuganeho njyewe ntabwo nakorana ubukwe nawe ibintu byo gupanga no gutanga ama invitation ntabwo mbirimo sibyo niba wumva ushaka kubaha ababyeyi cyane genda bari gushaka mvuga nabiki ntabwo nari ndi muri uriya mupangu iriya plan yari hagati yawe na mama na papa njye ntabwo nari ndi ndakwinginze rekera niba ngiva mu kazi nawe ushotse ubwenge iyi bageni yawe warayinguriye ntabwo uri kwihangana wavuganye nabo ababyeyi mwavuganye ibintu uri kurakora uri kubikora uri wenyine uhubutse wakwihanganye se urabizi neza ko njyewe nawe ntigize mpanga ubukwe ntigize mpanga kubana nawe twakuranye nk'umuryango uri kumpemukira waretse ibyo bintu ntabwo nigize nkubwira kujya gusohora invitation utabanje kumbwira ibyo byose mba bikora ku bwawe bose ntabwo nshaka umuntu uza kugereka urusyo ntabwo mpaka mu bushuti bwawe nta rwo mwiso munyakinyoma ariko nkeneye proof kugira ngo nemere ko ibintu ari byo proof igaragara hari proof yarenga kuba Rubuga yakwiyemerera ko umwana ari uwe abashe kubiyemerera yawe proof iminsi ibiri take your time hanyuma mashine bamaze kuyikora yego bayikoze okay iminsi ndabamweretse ko Prince ntarivuvuze hanyuma ka gakobwa k'agaklina ni kaza kaje gukora shift y'ijoro kabereza muri office yanjye ndagashaka nahereza muri office ya boss yeah no okay ikibazo yagize bigiye kwimwakura
ibyo bintu niba wowe ababyeyi bari maruganiye gusa ikibazo ufite muri iki urabizi neza ko urabizi neza ko nifuza kubana nawe sibyo Kevin ntabwo nifuza kubana nawe ibyo bintu uri kuravugana byozi banza wihangane ibintu birimo n'ibiki iyo valise uri kujyana warenguriye ninjye wayiguriye reka mve hano ntabwo njyewe najya imbere y'Imana ngo njyewe kwemera kubana nawe mu binyoma gusa niba ari gahunda mwapanze n'umuryango wanjye n'ibyari simbisi simbyitayeho I don't care about that sikiri kuvuga n'ibiki igikapu nturi kushira imbere uri muzima wategereje ibyo bintu abantu igikapu se kivuze iki ntiwambwiye hambere ngo tuyimuke si twaje ntabwo uri kunesha umwanya w'ubusa kambwira utekereza ku bintu ugiye gukora ibintu utanguye n'ibikari Kevin ntabwo nitaye ku mafaranga yose ntakazaho ibyo byose umbwira simbyitayeho icyo nitayeho nuko ngomba kuva hano ntabwo uko mfitanye nawe singukunda si wambwiye nimuka hambere si twaje ntusubire uko bari biki Kevin ntabwo nitaye niba warimutse niba waranjyanye hano niba waramvanye habi njyana heza icyo nitayeho nuko nagomba gukora ubukwe nawe Kesi uri kuvuga ngo urashaka kugenda musohoke go in ndavuze injira indani ntabwo ninjira Kesi ndavuze injira indani uri bagwe kuri umugore wanje ahantu hose baranguza rikeye wohasanga ikosora ukayirangura